Uyu mujyi ni Moscow, ni umurwa mukuru w'Uburusiya. Uyu nawo ni Kiev, ni umurwa mukuru wa Ukraine. Iyi mijyi yombi kimwe n'ibindi bihugu 15 byose byahoze biri mu muryango umwe wa Union of Soviet Socialistic Republics. Uko ubibona birabajyana, ntabwo ari ibya none cyangwa se ngo byapfuye kwizera gutyo ya, ahubwo amaraso y'imirambo y'abarenga miliyoni 20 niyo yabaye amazi yakoreshwa bumva amatafari yubatse inyikenezi imijyi, maze imibiri yabo ihinduka fondasiyo idasaza kuko babikoranye urukundo ruvanzemo ubwoba n'agahato. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bw'umwana wakuze ahura n'ibizazane by'ubuzima, gusa amahirwe abonye rimwe mu buzima agahitamo kuyahindura ikaramu icira wino yandika amateka y'amaraso adasibangana. Yarapfuye, njye naravutse, gusa igihe kirageze ngo nanjye nisanzure maze mbasange, ubundi mbasangize amateka ye nubwo napfa gusa yo ntazasibangana. Uyu ni Joseph Stalin. Ubundi se Joseph Stalin ninde? Ni muntu ki? Avuka he? Yakoze iki cyatumye amenyekana ku isi yose? Nyime yamaze nze tumuvi muzi n'umuzingo, ubundi twisange maze twisanzure, ubundi tuganire koko byuzuye amateka ye. Icyo usabwa ni ukwitonda maze ukareba video kugeza isoje, ubundi urasobanukirwa. Gusa ariko niba wishimira kandi ukaba ukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu niwo mwanya mwiza wo gukanda subscribe kubera ko amaze kugera ahantu ha Nyawo TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kwibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanda subscribe, niba utarayikanda ikande maze ube mu muryango mugari wa Man TV. Je, Disale Hasani, iyi Man TV, bahaye ikaze. Выразить благодарность от имени нашего съезда всем братским партиям и группам, представители которых почти... Ubundi Joseph Stalin yavutse mu 1878, avukira mu mujyi muto wa Gori muri Georgia. Icyo gihe cyari mu bwami bw'Uburusiya. Yavutse yitwa Joseph Bezaroze Jugashvili. Nta kintu na kimwe mu kuvuka kwe cyagaragaza ko azavaho umugabo uzagenga ubuzima bwa za miliyoni. Stalin yavukiye mu muryango ukeye cyane wahoragamo inzara n'imvururu, kuko se Bezaroze Jugashvili yari umudozi w'inkweto wakundaga kunywa inzoga cyane ku buryo zari zaramugize imbata yazo. Ibi byatumaga buri uko atashya kubita umugore we cyane na Stalin yagira ngo arakomye ibibando bikabona ibibuno bye koko. Ibi byaritsemo ubwoba bwa Stalin bwo gutinya abasinzi, kubera se nyina yitwa Katarina Graze yari umugore wicisha bugufi cyane, wizeraga Imana, wizeraga ko kwihangana no kwitanga byashobora gukiza ubuzima. Mu gihe se yari umudozi w'inkweto, nyina yakoraga akazi k'ububoyi mu ngo za rubanda kugira ngo abone ikitunga urubyaro rwe. Akiri umwana, Stalin yahuye n'ibizazane byinshi ko yibasiwe n'indwara nyinshi cyane, ibi byamusigiye inkovu nyinshi mu maso ye. Nyuma Stalin yaje gukora impanuka maze ukuboko kwe kuravunika, gusa agiye gukira ukuboko kwe nikongera kuringanira ukundi. Papa we yifuzaga ko n'umwana we yazavaho umudozi w'inkweto kabuhariwe, gusa mama we amurwaniye ishyaka kugira ngo yige neza ubundi azave mu padiri. Aha nibwo mu 1888 yatangiye ishuri Gori. Yari umwana utuje cyane, utekereza mbere yo kuvuga, kandi yari umuhanga cyane mu bijyanye no gusoma no kuvuga neza indimi nyinshi cyane, kandi yewe neza. Ibi byatumye mu 1894 yinjira mu ishuri rikuru ry'abihaye Imana Tbilisi. Aha niho ubuzima bwe bwahindukiye burundu. Mu gihe yigishwaga Bibiliya n'indangagaciro z'idini mu ibanga rikomeye, yatangiye gusoma ibitekerezo by'abanyapolitiki byari bibujijwe muri iri shuri, cyane cyane yasomaga ibitekerezo bya Karl Marx n'abandi bavuga ku bijyanye n'impinduramatwara. Aha ni nabwo yatangiye kwizera ko isi igomba guhindurwa ku ngufu. Atangira kugaragaza imyitwarire mibi, harimo gusuzugura abayobozi, maze mu 1899 yirukanwa burundu muri iryo shuri. Nibwo noneho yisanzuye maze yinjira bya nyabyo muri politiki. Mu 1898 mu Burusiya nibwo hashinzwe ishyaka rya gikomunisiti ryitwa Russia Social Democratic Labour Party (RSDLP). Iri shyaka ryari rifite intego ku mwami w'abami Tsar gushyiraho socialism ishingiye ku bitekerezo bya Karl Marx. Gusa imaze gushingwa habayemo kutumvikana ku bijyanye n'imiyoborere yaryo, uburyo revolution cyangwa se impinduramatwara izakorwamo, ndetse n'abari bakwiye kwakirwa muri iyi shyaka. Maze mu 1903 mu nama nkuru y'iri shyaka bahitamo gutandukana maze bacikamo ibice bibiri. Igice kimwe cyitwa Bolsheviks riyoborwa na Vladimir Lenin, ikindi cyitwa Mensheviks naryo riyoborwa na Julius Martov. Bolsheviks nubwo ryari ishyaka rito gusa ryari rishingiye kuri discipline hejuru, revolution yihuse cyane kandi ikoreshejwe imbaraga.
bizeraga ko abanyamuryango bagomba kuba ari abarevolutionary buzuye. Ibi nibyo byakoreye Stalin kwinjira muri iri shyaka kuko nawe yakundaga cyane ubuyobozi bw'igitugu rwose. Gusa ariko ku rundi ruhande ishyaka rya Mensheviks naryo ryari riyobowe na Julius Martov ryo ryari ritandukanye cyane na Bolsheviks kuko ryo ryari ishyaka rigari kandi rifunguye kuri buri wese. Bo bizeraga ko buri muturage wese agomba kuryinjiramo, gusa bakumva ko impinduramatwara yabo yanyura mu mucyo, mbese ikagenda gahoro gahoro. Joseph Stalin amaze kuryinjiramo mu 1993 noneho nibwo yabaye byanyabyo mu Rwanashyaka wuzuye kuko yatangiye gukora mu ibanga rikomeye, dore ko ari nawe wateguraga imyigaragambyo maze agateza imvururu. Gusa ibi byose byari ukuza inshingano ze no gushyira mu bikorwa ibitekerezo bya Lenin. Muri icyo gihe kandi nibwo Stalin yafunzwe azira ibikorwa by'urugomo harimo no kwiba amafaranga muri banki maze akayajyana mu ishyaka. Uku gufungwa inshuro nyinshi rero nibyo byatumye noneho ashirika ubwoba burundu kuko yatorakaga kenshi izi gereza kandi akagaruka mu bikorwa bye nk'uko bisanzwe n'ubundi. Mu 1913 yatangiye kwita Stalin bisobanura umugabo w'icyuma. Iri ni ryari izina gusa ahubwo ryari indahiro. Mu 1917 impinduramatwara yarabaye, ubutegetsi bw'umwami w'abami Tsar burahirima, ubundi Bolsheviks bafata ubutegetsi maze Stalin akora bya hafi na Lenin. Nubwo atari umuvugizi ukomeye nka Leo Trotsky, yari umuhanga mu migambi, mu gutegura no kugenzura abantu. Mu 1922 yagizwe umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Uyu mwanya yawugize intwaro kuko yawifashishije ashyiraho abantu be kandi bamwumvira akirukana badashaka. Buhoro buhoro Stalin agenda yubaka ubutegetsi. Mu 1924 Vladimir Lenin wari umuyobozi w'ishyaka yaje gupfa, noneho haduka intambara rwagati mu ishyaka yacyamyanyije abagabo batatu bari bakomeye mu ishyaka, aribo Leo Trotsky washaka ko habaho permanent revolution, Bukari washaka gukomeza NEP cyangwa ubukungu buciriritse, ndetse na Stalin washaka ko igihugu cyose kiyoborwa socialism in one country. Iyi si yari intambara y'amasaso ahubwo yari intambara yo gufata ubutegetsi kuko icyo gihe nta mashyaka menshi yari akomeye yari ariho, ariko nyine ari uguhangana hagati mu ishyaka. Aha hagombaga gukora ubwenge gusa. Nibwo Stalin yaje kugirana amasezerano magufi na Bukari maze barwanya Trotsky wari umuhanga cyane kuri bo. Hano Stalin yakoresheje tekinike yakoreshejwe n'abakoloni ubwo bakolonizaga ibihugu bya Afurika, divide and rule. Atubacemo ibice ubundi tubategeke. Bamaze kurwanya Leo Trotsky, Stalin yahise yigaranzura Bukari ubundi amwicira mu cyo yise Grid Purge. Iyi Grid Purge ni ubwicanyi bwa Joseph Stalin bwaguyemo amamiliyoni menshi y'abasirikare, abaturage basanzwe n'abandi, bikozwe n'umutwe wigenga wa polisi Stalin yari yarashyizeho awita NKVD. Aya nayo ni amateka ukwayo, gusa unyemereye uyu munsi turayasimbuka ubundi ukore subscribe maze tuyarambura ubutaha. Gusa ariko nta kintu cyambwira ko wanyemereye keretse wowe wanditse muri comment utiyavuge. Nanjye aha nabyumva ubundi koko tukayarambura. Stalin amaze kwikiza abanzi be bose nibwo yatangiye kuyobora akoresheje igitugu. Nibwo yavuze ati nta muntu nta kibazo. Iri jambo ryabaye ihame. Abahinzi bahatiwe gutanga ubutaka. Inzara iraduka hagati y'1932 n'1933. Uyu mwaka nimuze kuyibagirwa. Abantu bapfa ari benshi, cyane cyane ibi byabaye muri Ukraine. Igihe Joseph Stalin yari amaze gufata ubutegetsi bwose mu mwaka w'1929, isi ntiyahise ibimenya ako kanya, ahubwo yabyibwiye ubwo babonaga inganda ziyongera, amashanyarazi agera ahatari yarigeze agera. Ariko inyuma y'ishusho y'iterambere igihugu cyari cyarahindutse imbohe y'ubwoba. Stalin yari amaze kugera ku cyo yifuzaga kera kiri umwana, imbaraga zose mu biganza bye. Yizeraga adashidikanya ko abantu badategekwa n'urukundo ahubwo bategekwa n'igitugu. Guhera mu 1929 yatangije gahunda yo gukusanya ubutaka bwose mu maboko ya leta. Abahinzi bari bafite amasambu yabo bahatiwe kuyatanga, bangirwa kwigenga. Utarabyumvaga yafatwaga nk'umwanzi w'igihugu. Abari bafite amasambu manini yo mu byaro bafatwaga nk'abakire, banze kurekura ubutaka bwabo, ubundi nabo baricwa, abandi bahunga igihugu cyabo baragenda. Ibi byabaye cyane muri Ukraine, mu Burusiya bwo hagati no mu bice bya Caucasus.
hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na kabiri n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu inzara ikomeye yibasiye igihugu. Abantu bapfuye ari benshi cyane. Ababyeyi bicaraga mu ngo ubundi bakareba abana babo uburyo bapfaga buhoro buhoro abishwe n'inzara. Icyo gihe abantu batangiye kurya ibyatsi n'ibiti, maze n'abantu ubwabo batangira kuryana hagati yabo kubera inzara. Iki gihe ababyeyi babonaga abana babo bapfuye bagahita bababagira abasigaye bakabarya. Ibi ni ibyavuye muri raporo za NKVD. Urugero twavuga ni raporo yo muri Kharkiv Oblast. Iyi raporo ivuga ko hari umuryango wafashwe nyuma yo kurya umurambo w'umwana wabo wapfuye. Ibisuka igihugu cyari cyarabuze ibiribwa oya, ahubwo abaturage bari barategetswe kujya mu makoperative amaze umusaruro wabo ukoherezwa mu mahanga. Ibi byatumaga ubukungu bwiyongera, gusa bene gihugu bari imirambo. Nyamara ariko kandi iyo wafatwaga uri umuturage utwaye ibyo kurya, ahanishwaga urwo gupfa kuko wabaga uhamwe n'icyaha cyo kwiba igihugu. Ibyo byose Stalin yari abizi kuko raporo zose zamugeragaho, ariko ntiyahagaritse gahunda ye. Akubwe inzara yari igikoresho cyamufashaga rubanda kumutinya. Yigeze kuvuga ati inzara ituma umuntu yumvira. Mu myaka yakurikiyeho cyane cyane hagati mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'umunani, urumva harimo imyaka ibiri, Stalin yatangije icyiswe isuku ya politike. Iyi ni yari isuku isanzwe, ahubwo yari umwuzure w'amaraso. Abantu babarirwa muri za miliyoni barafashwe nijoro bajyanwa mu magereza atazwi, bakorerwa iyicarubozo kugira ngo bemere ibyaha batakoze. Abasirikare bakuru bo mu gisirikare, abari barwanya intambara y'impinduramatwara, abari inshuti za Vladimir Lenin, abanyabwenge, abanditsi, abarimu n'abaturage basanzwe, bose babaye ibishobora kwicwa. Stalin yizeraga ko n'inshuti yawe ishobora kuba umwanzi wawe w'ejo hazaza. Yigeze kuvuga ati nta muntu wizerwa burundu. Inkambi za Gulag zaruzuye, zari mu bice bikonje cyane bya Siberia. Aha abantu bakoraga imirimo ivunanye, bambaye ubusa, badafite ibyo kurya bihagije, gusa benshi bapfaga kubera ubukonje, inzara n'indwara. Kubw'ubutegetsi bwa Stalin, Gulag ntiyari igihano gusa, ahubwo yari n'uruganda rw'ubwoba. Umuntu wese wafungwaga ntiyagarukaga, niyo yabaga agarutse ntiyavugaga. Abantu batangiye kwitinya hagati yabo. Umwana atangira gutinya se, umugore atinya umugabo we, inshuti zitangira gutinyana hagati yazo. Iki gihe igihugu cyabaye igihugu cy'ituze rirenze, ituze ry'abantu batinyaga no gutekereza, dore ko kuramuka hari hamana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'icyenda, Stalin yakoze icyemezo cyatunguye isi yose. Nibwo yasinye amasezerano na Adolf Hitler, umuyobozi w'Ubudage bw'Abanazi. Ni amasezerano yavugaga ko ibihugu byombi bitazaterana. Gusa Stalin we yari abizi ko Ubudage bushobora gutera isaha n'isaha Abasoviyete, ahitamo gusinya amasezerano kugira ngo yitegure intambara mbere y'uko iba. Icyo gihe yatekerezaga ashobora kugenzura Hitler binyuze mu masezerano, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe Ubudage bwateye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu buryo butunguranye. Icyo gihe ingabo z'Abasoviyete zaguye gitumo, ubundi Abadage babutsa umwoto, maze abasirikare bapfa ku bwinshi, imijyi irasenyuka, ndetse abantu bapfuye ari benshi cyane mu mezi ya mbere y'intambara. Mu ntangiriro z'iyo ntambara, Stalin yacitse intege, dore ko hari n'igihe yamaze iminsi adatanga amabwiriza, adafata icyemezo na kimwe. Ariko nyuma yaho yaje kwisubiza, ahinduka umuyobozi ukomeye mu gihe cy'intambara. Yatangije ubukangurambaga bwo gukunda igihugu, asaba abaturage gutanga ubuzima bwabo ku bw'igihugu. Intambara yabaye cyane cyane mu mujyi wa Stalingrad. Abantu bapfiriye mu mihanda, mu nzu zasenyutse, mu bukonje n'inzara. Ariko amaherezo, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zagize uruhare runini mu gutsinda Abanazi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu. Nyuma y'intambara, Stalin yabaye intwari ku rwego mpuzamahanga. Ariko imbere mu gihugu igitutu cyarakomeje. Guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu, yakomeje gufunga no kwica abakekwagaho kutamwumvira. Yashaka kugenzura ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba, ashyiraho ubutegetsi bw'abakomunisiti aho hose. Isi yagabanyijwemo ibice bibiri, maze atangiza intambara y'ubutita Cold War. Gusa Umunyarwanda aravuze ati nakurama kudapfa. Mu myaka ye ya nyuma y'ubuzima bwe, Stalin yarushije kugira ubwoba. Yakekaga buri wese, abaganga be yarabatinye, inshuti ze za kera yarazikekaga. Yabaye umuntu wabaye wenyine mu bubasha bwe.
Aha nibwo mu kwezi kwa Werurwe 1953 Stalin yagize indwara y'ubwonko mu nzu ye hafi y'i Moscow. Yamaze igihe kinini ari mu burwayi. Abantu batinye kumwegera kubera ko batinyaga gufatwa nk'uwamugambaniye. Amaherezo yarapfuye. Yapfuye nk'uko yayoboye, ari wenyine atizeye umuntu n'umwe. Urupfu rwe rwasize isi itunguwe cyane. Bamwe bararize, abandi baraceceka, abandi mu mitima yabo barishima ariko ntibabigaragaza. Nyuma y'urupfu rwe byatangiye kumenyekana neza ko mu gihe cye abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi bishwe, bafunzwe cyangwa babuze ubuzima kubera politike ye. Joseph Stalin yasize igihugu gikomeye ariko yasize n'igikomere gikomeye mu mateka y'abantu. Inkuru ye ni isomo rikomeye, isomo ry'uko umwana uvukiye mu bukene n'ihohoterwa ashobora guhinduka umunyagitugu iyo imbaraga zose zishyizwe mu biganza bye. Ubu ni ubuzima n'amateka bya Joseph Stalin. Gusa ariko niba wifuza ko twinjirana rwagati dusesengura ingingo ku ngingo uburyo ubugome bwe bwatumye abantu barya abandi ntacyo duciye ku ruhande nawe akica amamiliyoni menshi y'abasirikare n'abaturage, andika muri komenti ngo Hasani dukomeze. Nanjye ako kanya ndabibona ubundi nkande ku gatima, ubwo ndaba nkuhaye like, ubundi koko dukomeze tuganire amateka. Gusa ariko reka nkushimire aho tugeranye kuri uyu munota. Uri uw'agaciro, uri uw'icyubahiro. Kora subscribe niba utarayikanda, ukande like niba ukunze iki cyegeranyo. Isange kandi wisanzure rwose maze udusangize imbamutima zawe muri komenti kugira ngo ubutaha ikiganiro gitaha kizagusange ku murongo wa Man TV. Nje Gisale Hasani, iyi ni Man TV. Ndabashimiye.